ko mwene muntu aba nzigwanaho nyamara mu yindi minsi mwari mubanye neza. Turabyutse kare kare tugiye mu isoko. Twembi ducuruje amashu. Ariko mu by'ukuri bari kukugurira njye niba ari kungurira. Mu by'ukuri ntabwo mbyishimiye kandi musanzwe turi inshuti. Amasharangana ariko uri kubona abakiriya benshi kundusha. Twagiye. Muvandimwe rero wansigariye ku mashu nkajya kunywa akagage ko mu kanya nanjye ndi bigusigarire. Nyamara nubwo ari kunsaba ngo musigarireho bamuguriraga cyane kundusha. Nta kibazo shigenda unywa ikigage ndaba nkusigariyeho nkucururiza. Nyamara nubwo agiye njye nango nishimye kuko bamuguriye amashi 9 njye banguriye 2. Mukuza kw'abakiriya ngiye gupanga umutwe ndi bupange kugira ngo bangurire wenda nanjye asange ngurishije 9. Mu by'ukuri umwona kuri kurimo kuko ngiye gukoresha uburiganya. Umukiriya araje. Amashu nangaye hano. Ko ndeba ari kubaza amashu yesi ayanjye atayazaho ibi birarya kuko. Aho ngaho amashu ni 500. Nyamara mu by'ukuri ndabeshye ishu yarigurishaga 300. Aho ngaho aha kuri aya yanjye ni 300. Ndahenduye. Nyamara muri uko guhendura ndi kugira ngo ndebe ko yagira ate yangurira. Kuki ari guhenda? Nanjye nango mbizi pe. Gusa yasize avuze ko ari 500. Gusa ndabeshye. Baraje baranguriye. Bonye abakiriya benshi. Mukuza avuye kunywa ikigage araje asanga nagurishije amashu menshi yanjye we nango yagurishije. Mu by'ukuri asa nk'uwamvumbuye. Ndabona abakiriya babuze tu. Mu by'ukuri nanjye ndabiketse ko yamvumbuye. Ndakoresha yahema yeri. Nuko agiye kunywa ikigage nkaba nakubuze. Naho narikoresha ayanjye nyatangiye 5 nenze ngo nge nataraha narebye kugurisha make ku yawe reba byagaragara nabi tu. Ndamuriganyije. Mu by'ukuri ntabwo biciye mu kuri. Mana ufasha abacuruzi bamwe na bamwe bakora ibyo bintu.